njye nabanje kujya mu izamu bansinda ibitego 50 binga ndivumbura izamu by'umupira mitana nabiri mu mukino umwe se mu mukino umwe ubwo ntibaguteraga hejuru bateraga hejuru najya gutanga abagabo gutya umupira ukanca makwini n'indangamirwa n'indangamirwa abandi ubomora wahaye amafaranga akanakurya rwose mwahujwe no kumugura twahuriye kiranguza mu bintu byo kumugura mu kiranguza ateze gutya ku muhanda birangira n'undi muteze dusangira ariko ubu ntabwo nkiri kumwe nabo bwa mbere mubomora wamuhaye amafaranga asituru si cyatana ariko kirenze nyine bumva naramubomoye yageze mu gihe cy'ibyishimo arahebeba wahebebye gute Nzovu bizi uko ihene ihebeba ntubizi wagiye kumva usanga umuntu ari guheba nyine yageze mu byishimo ata ese kwazi ko ndi kubomora umuntu ihene ijite Welcome once again my beautiful people. Muri kumwe na Doris the Poet. Hano turi ni muri Doris TV show. We back again. Turagarutse kandi nanone tugarukanye umuru mukunda cyane muri benshi ahantu muhereye hose. Ndabizi ko abanyarwanda aho muhereye hose, aba diaspora aho muri hose uyu mugabo mukunda cyane. Yes, twamubazaniye kuri Doris TV show tugiye kuganira nawe mumenye hari abantu benshi mumuzi mu buryo butandukanye muri cinema muri comedy no mu bindi byinshi bitandukanye ariko reka tunamumenye ni muntu ki yavukiye he yakuriye he SK yatangiye filime ryari n'ibindi byinshi tunanyuzemo nago byakwihurira atebyemo. So uyu munsi rero turi kumwe na nande reka utangire wivuga. Na Nzovu umeze neza? Ameze neza rwose ndashima Imana. Shima Imana. Kufatisha ntabwo byoroshye. Ntabwo biba byoroshye mba ndimo gushakishwa cyane ahantu hose. Hakubifata gute kuba uri biki uri umuntu uzwi cyane ukunzwe n'abantu benshi muri no minsi? Ibyo ni iby'agaciro buri ukunzwe biba ari byiza. Nzovu yitwa nde mu mazina ye? Ufutu yitwa Nzovu se? Oya. Amazina ya papa na mama nitwa Bahizi Venuste. Uvutse ryari? Navutse 1973. Ko mutabikeka Nzovu. Nicyo gihe. Uvukira he? Kigali? Ngewe navukiye i Kigali ku Muhima ariko dukomoka i Nyanza. Uri umureyo? Ndi umureyo rwose. Nzovu ryaturutse kugira ngo kwite Nzovu. Nzovu ryaturutse mu by'amafilime. Boss wacu twakiniraga niba wanyise Nzovu muri ya filime Kanyombya. Ira filime ntabwo yari ya Kanyombya. Yaramwitiriye ariko ira filime siye. Niyo umupapa bita Share Habyarimana. Aracyakora filime se? Ari mu bindi nta za filime zadukuje tukiri abana buriya twakuze tuzireba. Zari nziza cyane kubona na filime nk'ira nziza muri kino gihe biragoye. Zira filime zari nziza ni za kera. Hari filime twakinye ya mbere bita Haranira Kubaho na Zirazishya. Na Zirazishya Haranira Kubaho so twakiye muri 2006 isohoka 2007. Watangiye gukina filime 2 kangahe? 6. Bari imyaka iri muri hafi 20. Hafi 20 rwose harimo kuko turi 2025 harimo 19. Nzovu uratangiye kariyeri rero yawe ya filime ni impano se wavukanye uri kurimo byaje bite? Icyo uzaba cyo ntaho kijya Imana ibikuri hafi. Nkundi ngiye natangiye nkunda ibintu by'umupira. So urakinaga umupira? Kushi twakinaga karere tukagira guti tukicamo amakipe yarariho icyo gihe. Ukinaga kangahe? Njye nabanje kujya mu izamu bansinda ibitego 50 binga ndivumbura izamu by'umupira mitana nabiri mu mukino umwe se
mu mukino umwe. ubwo ntibaguteraga hejuru? Bateraga hejuru najya gutanga abagabo gutya umupira ukancaho. Ibitego 52. Icyo gihe iyo twashingaga amazamu nta mutambiko twashyiraga. Watanga abagabo? Bimeze ko watangaga abagabo. Aho bakanga ubutanze nabi. Icyo gihe rubitira akabari igitego. Ibitego 52. Byose. Ciyangahego Nzovu muri filime uratangiye, baragukumenye, turagukunze, abantu benshi baragukunda muri iyi minsi. Ako iyo bifata gute iyo muri iyi minsi ubona urukundo rw'abantu rwarabaye rwinshi kuri wowe kuruta cyagiye ugikina filime? Ubona byaratewe n'iki? Buriya ikibitera ntagahara ruse buriya iyo ukunzwe cyangwa nawe ugerageza kwifata neza, kuko hari abakinnyi twakinanye ubu batari kuri refu nk'iyo ndiho. batari kuri refu nk'iyo ndiho. Yego. Nagerageje kwitwara neza. Turangije izo filime hari na kona zirazi cyangwa nkomeza gukina mu zindi. Kigali si Kigoma, Ihora ihoze, twese turi bene Kanyarwanda, ni nyinshi nakinye. Ubwo noneho ikindi rero nakomeje kurusha bagenzi banjye nakiye filime yakunzwe ariyo Maître Nzovu. Nayo navuga yavuba cyane yavuba. Rocky yarayisobanuye, filime irakundwa, aba DJ barayigurisha, aba diaspora barayireba, mbese irakundwa. Iriya ari filime, ibindi twakoraga byari bimeze nk'amakinamico. None zira filime za kera niba atari ibanga bamwishyirwaga gute Nzovu? Urabona zira filime za kera ababosi bacu bashoragamo amafaranga bakaba bahomba. Abicyaga ukwezi se cyangwa ku set ku munsi? Twavuganaga igitabo nko muri ya filime bitarana kubaho twayikinnye mu mwaka yari igizwe n'ibitabo 3. Igitabo kimwe baduhaga 30,000. Nuko ko iriya filime ya kera twayikoreye ku 90,000 buri mukino. Numva amafaranga yari make ku mwaka. Igitabo gasaba mu mezi 3 mu gikoreye 30,000. Urumva ko nakundaga kugura namwe se muri kuzicuruza mu muhanda amasede? Kuzicuruza biriya twebwe twagira ngo twirwaneho kuko amafaranga yari makeya, ariko iyo wacuruzaga CD wafatagaho 200. CD kuri CD imwe? CD imwe wayigushaga 1,000, bose ukamuvesa 800, natwe tugakoma 800. Ariko hari menshi urabona natwe kuko twari tuzwi turi abakinnyi. Iyo twazicuzaga washobora gucuza CD 30, 40, 50. Numva iyo wacuzaga CD 50 hariho 10,000. Umva ayo mafaranga yari menshi rero. Uza gukuramo umugore rero muri filime? Nakuyemo umugore. Urabona umugore nashatse ari ufite nakwita ko ari mama w'abana banjye wa mbere. Niwe witwa mama? Uyo wa mbere niwe wa mbere. Nzara undi mugore ngize nshaka bisezerana. Niwe bita mama Sandrine. Niwe mufitanye abana? 4. Kuko twarakubitanye, ambonye arankunda, bazabanditi uriya se Nzovu ukina filime. Avuga ngo niwe turatangira turakundana kugeza agukunda koko? Ankunda nanjye mukunda kugeza ubwo. Ese ubwo abana bari mwababyaranye mu bana? Tubana nk'ibyo. Biza kurangira umucitse se? Nyuma yaho kuko umugore wanjye ari umurokore asenga, kandi ninyweraga agatama. Harya niwe mukonyine? Niwe mukonyine avuka mu Mutara. None ubwo ngubwo urabona iyo uri umusitari ukunzwe umuntu ashobora kuguhamagara. Nigeraga muri buwate kuryoshya, nkaba nataha saa 9 cyangwa saa 10 bikaba bitamushimisha, akavuga ngo ubwo mba nagiye mu nda ibintu nk'ibyo. Kugira ngo tukaza dukunda gushwana. Ese wazijyagamo? Yewe se rimwe na rimwe. Niryo watangiye kugura inda ya Nzovu? Indangamiro? Buri icyo gihe dukundwa rwose yabeze. Mwarabanaga cyangwa mwarashwanye mutakibana? Oya, icyo gihe twabaga tubana twashaka kuko twarashwanaga akagenda twajya tugasubirana gutyo kugeza iki gihe tumaze gushwana. Ndumva ni nk'ishonesha kuko twarashwanaga, kuko ubwa mbere twashwanye
dufite umwana wa mbere n'uwa kabiri turasubirana tubyara undi tongera turashwana tubyara undi uwa kane. Abana bose n'abanjye, nta mwana yigeze abyara hanze. Abana 4, umukobwa umwe n'abahungu 3. Mama Sandrine. Mama Queen we yaje gute? Mama Queen ni indangamirwa, ni indangamirwa abandi ubomora wahaye amafaranga bakanakurya rwose. Mwahujwe no kumugura? Twahuriye Kiranguza mu bintu byo kumugura mu Kiranguza ateze gutya ku muhanda. Birangira n'ubundi muteze dusangira, ariko ubu ntabwo nkiri kumwe nabo. Bwa mbere mubomora wamuhaye amafaranga asituru si cyatanu ariko kirenze. Wanamugura ariko inzoga? Waramuguraga nka Primus. Ese niwe duhe ya story ntago nayumvishe neza, niwe wabomoye akahebeba cyane? Oya, n'undi ufite ubumuga bwo kutavuga. Bigenda bite? Nyine bumva naramubomoye, yageze mu gihe cy'ibyishimo arahebeba. Wahebebye gute Nzovu? Bizi uko ihene ihebeba ntubizi? Wagiye kumva usanga umuntu ari guheba? Nyine yageze mu byishimo ata ese kwazi ko nandi kubomora umuntu ihene ijite. Ubwo ntabwo wikanze Nzovu? Narikanze. Uhita umwishyura ati namwishyuye bitasohoka nirukanka. none se ugiye kumutereta utazi ko afite ubumuga kuko ese ntiyicuruzaga ntiyabaga Sodoma hari indangamirwa? ako Sodoma haracyaba abindanyishe ntabwo ari cyane ariko zirahari. uwo muntu rwamagaye ni mwitabe nta kibazo, wasanga ari ababomoye. ndi mu kiganiro twikomereze. Twe tugeze kuri iyo ndangamirwa ifite ubumuga bwo kutavuga. Birangira ibomoye irahebeba. Ntiwagize ubwo bati sinzongera kugura indangamirwa? Nanjye ubwo nahise ndekera. Kuva uwo munsi ndongera kugura indangamirwa se Nzovu? Oya, nyuma niba atayibanga nyuma se sibwo habanje uwo nyuma hakurikiye Mama Queen. Mama Queen nawe murabyarana? Oya, Mama Queen ntabwo twabyaye nta mwana dufitanye, ariko nawe naramukatiye ntabwo nyiri kumwe nawe. Kandi ari ikiganiro maze kubona muri iyi minsi umusaba imbabazi umubwira ko umukunda. Ngiye Mama Queen musaba imbabazi? Ubwo ni Mama Sandrine. Ni Mama Sandrine. Mama Queen namusaba imbabazi ziki? Ntabwo ugeze mubona mu rugo w'umugore? Oya, Mama Queen ikora ushaka kugenda mukaryamana mu gitondo nkigira mu byanjye. Mbyaba. Nzovu tuye hehe? Mu Gikondo. Hano bita mu Gashyekero. Ako habaye kuva kera. Bahizi Venuste Nzovu, mu bakinnyi ba filime mwakinanye niwe mukinnyi uvuga ati uyu ni umuhanga cyane kuva kera muri za filime za kera? Ati ndiyo mukinnyi akwita ko ari umuhanga. Ni Seburikoko. Urari Seburikoko na Kayombya wemera nde? Njyewe urebye bose mwarakinanye? Bose twakinanye, ariko bose kuko njyewe uwo mbona buri enda mwene dukwana ikiganiro cyatugakinana, njye navuga ko uwo mbona hafi yanjye ari Kanyombya. Mwese njyewe urabona nka Seburikoko kuva njyewe muheruka tugikina Zirara Zishya bose ndamubona, ntabwo njyewe ariko Kanyombya ndadushobora guhura mu biganiro. Uhura buryo umuntu iyo muhuye mukagera mute mugasanga cyangwa mukajya gute ubara ko ari hafi yawe. Ninde hagati ye na Kanyombya na Seburikoko ubona afite impano yo gusetsa kurusha undi? Ni Seburikoko. Seburikoko se ko kikatajya kwifashisha amafilime ye kandi mwarakinanye? Simbizi, ni umutima wiwe. Ntabwo nzi impamvu. Iyi channel wamenye izina ryawe se Nzovu uriho? Iyi channel yitwa
Doris TV show. Kangurira abantu gukora subscribe kuri iyi channel. Ni channel igiye kubagezaho ibintu byinshi cyane mu minsi iri imbere bitandukanye n'amafilme ndetse n'ibindi bitandukanye. Okay. Ndabwira abakunzi banjye batari bakeya haba bari hano mu Rwanda, muri East Africa ndetse n'irwota amasinde, ndavuga muri Canada, ndavuga muri leta zunze ubumwe za Amerika n'ahandi hose ku isi umunyarwanda atuye, kuko abanyarwanda bari ku isi hose, nta wajya ngo ubure umunyarwanda. Mukoreshe ya na komenti, mutibage nanzugira kugira ngo amakuru abagereho kugiye kuri Doris TV show. Urakoze cyane, bamushyigikiye Nzovu. Yes. Nzovu, ngeze muri kakanya kuko tubazo dutandukanye uzajya unsubiza bitewe nuko byumva. Umva South Africa iri kuye mugabane. Ngo umva South Africa iri kuye mugabane Afrika. Wow. Leta zunze ubumwe za Amerika umva ziri kuye mugabane. Sisi ku mugabane w'Uburayi. U Rwanda ruri kuye mugabane Afrika. U Rwanda rugizwe n'uturere tungana 30. Nzovu wize amashuri angahe? Wize primaire gusa. Inyanza. Oya, nabanje kwiga i Kigali, ngeze mu wa gatatu nibwo ubuzima bwaye nk'ubwanga ya buhoro buhoro ku babyeyi bacu bangombwa ko tujya kwiga mu giturage, nkakomeza wa 7 n'uwa 8, ariko sinatsinda. Ubu nuko akoze primaire yonyine. Gusukurana impano y'umupira w'amaguru. Nyuma nza kubivamo, nza kwinjira mu bintu bya filime muri 2005. Wisanze gute Kigali se kwavukiye Nyanza Nzovu? Urabona ukuntu isanze i Kigali, jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 irangiye gatoya nko mu kwezi kwa 7 kwa 8. Nahise nzi Kigali, ndatangira nikora akazi ko mu rugo. Akazi ko mu rugo nkavuyemo nkora ubuyedi, ngiye nta kazi ntakoze. Ubwo navuye mu buyedi bitangiye mu bya filime. Ninde kuza ugufasha akaboko bati nguye no mujyane muri sinema? Umuntu twari duturanye cyangwa twabaga turi kumwe Kanyombye. Niba bati Nzovu reka muzane muri filime kuko Kanyombye urumva ko kwiriye igihembo. Niba tumye abanyarwanda bakomenya. Nta kibazo. Ni iyihe jambo abwira Kanyombye kano kanya? Kanyombye ijambo namubwira, ariko mbere yuko ndimubwira nabanza nkaribwira umuyobozi wacu wa filime Haranira Kubona Zirazishya, ko niwe waduhaga akazi, niwe wadukundaga. Urabona Kanyombye yaramukina, nanjye ndamukina. Mbanze mbwire Shora Habyarimana bose warakoze, Imana igihora ikurinda. None Kanyombye nawe warakoze, ni wowe wampuje na Shora Habyarimana, nawe Imana igihora ikurinda. Nzovu, ejo bundi twakubonye muri Genesis Comedy na Yakamwana. Wabyakiri gute kuhamagarwa muri Genesis ngo ugiye kuganiriza abanyarwanda? Biri ukuntu abifashe, nifashe nk'aho ari igikorwa cyiza, ko buriya umuntu yakugiriye icyizere akagushaka ati ngwino nguha akazi. Imbere y'abari abantu ntabwo baba ari bakeya. Abantu babishobora ni bake, cyangwa abantu bajya imbere y'abantu bangana kuriya ntabwo, ariko abantu bose babigiramo impano. Rero numvise ari ibintu bishimishije cyane. Wagenda abanyarwanda baruzura kuko. Wumvishe umeze ute ukibona public yuzuye? Numvise nishimye, nivanamo ikintu cy'ubwoba. Ndavuga ndamutse nsebye hariya nambaye ikigwari, ariko buriya ntabwo nigeze nseba. Abantu babonye ukuntu bishima, kugira ngo umenye baruzuye bora n'ahantu bajya. Kugira ngo umenye ko abantu bishima nuko babatera amafaranga kuri stage. Amafaranga baradutereye rwose. Uko amafaranga ari muri kira gitaramo? Ayo watahanye uvuga ati ku mufuka yawe? Ayo natahanye ntashyizemo ayo baduhembye. Gena yakamwa twagabanye 100,000. Niba bahembye? Nayo abantu baduhaye. Ariko njyewe hari undi wanyohereje 10,000 tumaze kuva kuri stage. Undi mukobwa twifotozanya ifoto 500. Yebwo nakuye 65,000. Ariko bwaracyanyuze mu munsi umwe Mercedes duhemba
abahemba ngahe ayo yaduhembye se nyavuga oya nta kibazo ni amafaranga adushimisha ntabwo ari amafaranga make amafaranga wakoresheje iki Nzovu niba atari ibanga kuko ayo mafaranga atari make kumva atari make ayo mafaranga ndayabitse ntaribi rwose buriya amafaranga ntabwo yapfusha ubusa ugira ngo nimba ukodesha ejo uze waguze n'akabanza kawe usazire mu nzu udasaziye mu bukode Nzovu se buriya ukimara kuva muri Genesis Comedy ko twumvishe ngo ntagiye mu ndangamirwa nibwo barabeshya ngiyewe nkimara imodokari ya Merci yaradutwaye tugeza Sodoma twageze turinegura njye na Kamwana kurumva twahageze hakiri kare nko mu masaa 6 twaragiye kigenge sinandi kumwe Nzovu ko namaze iminsi maze gukira none ubwo ngo ndagenda ngengura amazi maremare ya Kamwana anywa mitsingi turangije musezera kwiyaka njya mu rugo aho mba mu Gashyekero mu Sodoma ariko nkimara kugera ku buriri ya Kamwana yarampamagaye kuri telefone arambwira ngo agiye kubomora ngo agiye kodesha roge abomore ngo mitamuganye ijoro ryiza nzakoreba mu gitondo ase ubona biterwa n'iki kugira ngo agume mu ndangamirwa ubona biterwa n'iki sinzi cyangwa nuko nta mugore yigeze ntaki kandi ageze muri ya myaka 40 mbese yakandi wa muntu abashaka kwishimira ase Nzovu imyaka ugezemo ubu ngubu waracyagiye ibintu byirari ibyo nabivuyemo nta ndangamirwa uheruka ntuzanazisubiremo ugisura mu Masandrine Masandrine ndamusura rwose ntaribi RDB umva bisobanura iki umva ari nk'iki RDB si ibyerekeye nk'ubukerarugendo ahari akunze abarizi ufite ubwenge bwinshi ntabwo umuntu aragerageza RDF Minisiteri y'Ingabo ndumva nta n'ikindi nakubaza Nzovu ufaniye ikipe mu Rwanda ngende umureyo mu maraso match ya penalty uzayireba ushobundi ku cyo itariki 9 zaburi mu mahoro rwose nkejo ndagura tiki rero watangiye kwifana ryari rero natangiye kwifana nk'imyaka nk'itandatu kuko nabaga i Kigali niga umwaka wa mbere najya gukora match ya Rayon ikina n'izindi kipe hano i Kigali turi abanyeshuri na iyi filime twakwitegamo muri iyi minsi se wenda wakinyiri filime hari umuntu wampamagaye ejo cyangwa ejo bundi ambwira ngo kuwa gatanu tuzahura kwa Kiboke kwa Clapton tuganire hari filime tuzakina kuwa gatatu ngo tuzahita tuganira muca amafaranga niduhuza ku mafaranga ku gatandatu ndatangira gukinira filime Nzovu ufite abana bane umwana w'imfura afite imyaka ingana afite 13 hafi nini akoze n'umukobwa ari muri secondaire ya mbere reka tubasuza abana bawe ndumva nshaka ko tuzabasura tubashyiriye nk'akantu mu minsi iri imbere batuye Kanombe ko batuye n'ahantu heza se ujye basura none si cyatumye mu Masandrine mutabana mu rugo umugabo n'umugore kandi mutanya abana bose nakubwiye ko ari ibintu avuga ko ndi umusinzi ariko inzoga warazetse urundi ari kumwimara agafanta nazetse niyo mpamvu nshaka ko nsubirana nabo mwasubirana mugakora n'ubukwe twabukora rwose hari video nigeze kubonamo nimba ari wasezeranye y'abana baririmbaga nimba ari apana bambaye ikoti ese ko ari indirimbo buriya nk'iyo umuntu yakushatse kuriya akagushyira muri video bimusaba iki nyine tuvugana amafaranga twakumvikana nkamukorera nawe akampemba nawe nuhe muhanzi ukunda mu Rwanda Nzovu The Ben telefone yaguye ko ntawe nabonye telefone urumva ndacyayifite irahari irabitse ndashaka kuyishyiramo mu porogaramu yose urumva indangamuntu yanjye iriya ndangamirwa bita mu makuru twashwanya yita mu cyobo cy'amazi ndashaka ntabwo urajya
ndashaka kujya gushaka indi ndangamuntu kuba nta kuntu wapfa gufata telefone ngo ugire birashaka gusubizaho n'amasimukadi yanjye ya mbere niyo mpamvu rero nzahita nkoresha niyo telefone. iki kintu wabwira The Ben? The Ben icyo namwifuriza ni kugira amahoro, mwifuriza ishya n'ihirwe kandi agakomeza agatera imbere we n'umuryango wiwe. Wow. Telefone yaguhaye ni mu buhe bwoko? Ni Tekino. Tekino. Reka tumushimire The Ben wagize igitekerezo cyo kuremera. Ariko namuyoboke ndamushimira ko iyo telefoni kugira ngo nyibone namuyoboke yabigizemo uruhare kuko iyo telefone nayibonye muri Jazz Comedy. Twari turi imbere kuri stage, turi imbere. Merci aratubaza yamaje kubaza ya Kamwana tiyaka tubwira umuhanzi ukunda hano mu Rwanda yakaramuvuga. Nanjye abangezeho ati Nzovu umuhanzi ukunda hano mu Rwanda ninde kuko The Ben twari tuziranye n'iki n'ibiki. Ndabona ngiye nkunda The Ben kutubwira indirimbo ye mu ndirimbo ze wabuze navanye aka Tekino nkamanika gutya inkereka abakunzi bacu ndamwese nimumbwire barambaza indirimbo ya The Ben ifite aka telefone ntazibwirwa n'iki. Abantu baraseka bakuma amashyi ubwo umuyoboke ahitamo amagati Nzovu nkwemere telefoni ubwo igitaramo kirangiye anongera arampamagara umuha nomero abwite none ariko kugira ngo ngwe iyo telefoni umuntu wabigizemo uruhare cyane ni The Ben kandi ahora gupostinga buri munsi. Ubwo bwaracyanyamo nk'iminsi nk'ibiri abarampamagaye duhurira ahantu arayigushyikiriza. Wow. Imana ibaha umugisha cyane kuba baraguhaye telefone. Nizere ko mu minsi iri imbere uzatangira kuyikoresha abantu ukazajya bakubona hano. Ibona abantu bagupostinga cyane ku ma Instagram hano hose. Ubyakira gute? Wiyumva gute? Birani byiza ni by'agaciro. Sibyo nabimenye ko bagupostinze. Kibibona. Abantu barabimbira ko ngiye nta telefone ya touch mba mfite. Ariko kuva ubu narayibonye bamuyoboke na The Ben barayimpaye ngiye kuzaza mbibona. Ngiye kugakoza kuri rezo neza cyane. Wow, Nzovu wakoze cyane rero kubana natwe uyu munsi. Twishimye cyane kukwakira hano muri Doris TV show. Nizera ko n'ubutaha umuntu agukeneye azakubona. Kuri Doris TV show umushyitsi ariko umusangwa rwose n'ubutaha mu kiganiro ni mu ntomera nzitabira ubutumire bwanyu kandi Imana igihora ibarinda irinde n'iyitubicana yanyu ntigahungabane. Amen. Ni irihe jambo wabwira abanyarwanda cyangwa message ya nyuma wagenera abanyarwanda muri rusange? Jambo ni ryawe. Abanyarwanda murankunda nanjye abanyarwanda ndabakunda aho muri hose ku isi. Imana igihora ibarinda ntimugahungabane. Nzovu Imana guhumugisha ku butumire bwacu wabashije kubahiriza. Sawa namwe murakoze reka tujye mu bintu.